Nakigira nyina kari muri nawe. Muguteza sinibimone. Nta nani birabino. Ajumenya ko nubundi yakunshimu singiza amahirwe nagusubira. Ari byo. Na amabara ukunsanze bameze. Yaramwicayeho da. Nabyitegereje mbona nanjye harimo akaga ntago gasanzwe byaba ngomba kubimenya neza neza. Bakanyira nitaye nigire mu rugo ubwo tuzasubira abana nibishaka nta. Umugore we ziba mufite n'amagaragara fere bitewe n'ubwira kabisa. Ntabwo nabyihanganira pe. Murezi afite abandi bagabo kumva. Ni ikibazo. Ndaca nguyu. Hello? Yes. Meze bite bro? Isawa. Akazi biragenda. Atari ahubwo sikwamagaye ndi mu kazi ari kibazo. Nagushakaga gato sinzi niba uri gufite umwanya. Niba bitari butinda ariko nta kibazo niba bitari butinda kuko ubu ari ibyo nandi gutunganya. Amazi no mu mashyamba nashaka bicika. Niba bitari butinda wambwira. Ku kibazo cy'umugore wawe. Yarwaye? Ntabwo yarwaye. Ni muzima. Muzima ahubwo nabonye asigaye afite n'umusigara w'urugo sinzi ari uko baryamye. Ahora ni iki ko bitaba byoroshye. Ndamuzi ndambiza iryo kosa ntabwo yarikoze. Nyamara namubonye. Ibyo nkubwiye niko kuri. Sure. Wamwiboneye ariko n'undi muntu. Amwiboneye ku kabari wanyu kabisa. Hariya ku kazi. Yego. Cyane bimwe by'abakiriya baba baganira bisanzwe. Arumva ndi umuntu wo kubona umukiriya usanzwe n'udasanzwe nkananirwa kubatandukanya kwe. Ahubwo witonde nawe cekinge namuvugishe wumve. Noneho ukuvuga ngo ku kabari wavuye? Nahise mpavuye guhamagaye ngeze mu rugo. Urumva uko byasa kose abantu bari ku kabari hari abari no ku kazi. We ni wo muntu wamubonye kuko ukabona kimwe hagati yawe. Wowe bimenyere neza urebe mu zabo zose intambwe zose batera. Ntaribe ndabikora. Nubona avuye ku kazi ukabona wenda bakomeje kuba bari kumwe umamagare ubu ngubu nanjye akazi narise karenda kurangira. Umamagare wenda niyo nazi igitaraganya ariko intanya nayo ngagiye ivogereye mu Rwanda. Ntabwo byakunda. Kazinge ndaguha amakuru yuzuye kandi nshaka fata. Uzi kunyandikira akamesaje nta kibazo. Sawa. Mukomere. Nta kampara hano ra? Oya hano nta wundi muntu urimo hano umumero wari urimo aranagiye gake. Nari mpari gutya ariko araje nawe araje. Okay, reka ndebe ko wenda naza kumubona. Sawa ntari. Sawa. So, nigama mbona binjiramo hano. Se ukampara noneho nindera. Byabaga nawe nzabimenya. Ntabwo bisobanutse neza ariko ntabwo byakeza bimuresha. Hano ko nta n'ibirenze n'ubundi ntabwo byambuza gahunda yanjye n'ubundi gahunda ngomba kuyikomeza. Icy'ingenzi ndakizi n'ubundi ngomba kwisubiza ibyanjye. Komera kampara. Ese waba ndabirambe. Ase ko nari nakubuze bwanje. Nibereye mu rugo tumba navuye kwi imihanda
nari nkamaze akanya navuga ati reka nigiye naho numvaga biri kumbabarira uvuye he nanjye nari mvuye hariya hirya mu kabari ka mukuru wawe ubwo nari mbajije umuntu urimo nari nkuvuze ariko se uriya muntu ubundi ko mbonye kumuhora mubona ubundi arahacuruza nawe uriya mujene urimo ze namusize kare aracyahari se aracyahari pe hano ariho Musanze uramuzi se uriya nsanzwe mubona kuriya ari kumwe n'uriya mumama uba uri gucuruzamo ubwo nagize ngo wenda barakorana naye mukubajije numva sinzi ari kumbwira ngo ntabwo tubyibazaho ni ubwa mbere nari mubonye kabisa ubwo ntabwo nzi niba asanzwe wagenda se hariya kandi buri gihe mbabonana nagize ngo ni na musaza we byibura usanzwe babonana kandi ndi kukubwira ko azi kuri uriya mujene yekaye namubonye ni ahantu nako nari mpari yaje hansanga noneho ninjiramo ntare twari dufite ugiye kututanga ngo batubike mbona muri abo mugore wa grand frère mbona mwicayeho ari kwikorakora ku runtu ndavuga ati Josephine cyakijene kirimo kiramutereta kandi nabibwiye grand frère numva ntago ari kubyumva neza burya nawe urabizi si rimwe si na kabiri nsanzwe mbabona ibyo wera ruje kundebera iki se ni ya borose cyane ni za gahunda mana bizere ko zaciyemo rero umva yewe nazaciyemo ahubwo yazanye wowe tuyabiginire hakiri kare dore n'ubundi sanze n'inyota yari yinyishe ubwo ndabamenya n'ibyaba ariya nawe ukuntu bimeze banaturubare nta ribi turebe hari ayo bari bampaye kuri telefone ariko arayo mfite hano mu ntoki ayo kuri fone turareba nayo ibyayo ngayo ntabe kanyabike no tugende duhere kwayo ngayo kuri fone no muri tunayishyura turaza kuba tureba uko bimeze mu nyuma aho ntari ibintu nawe waje ngiye ndi umusare ntubizi se Kimwe nawe muri meze se mwana umwana banifite freje zicarira hano mwari umwe ntawe urimo se yagiye ku muhanda sinumvise avuga ko urimo amwese aya nta ibi nta bidanje ko wicarira aho ngaho se ndamutegereje nyine ari misiyo twaba turimo dukina hamwe ho murakina misiyo ibi ni karibu hano iwacu ibintu aba ari amahoro ubona ko zaryoshye bateze haba ariko tuje kuganira n'uwo mujene reka tugasome natwe reka tumemo mu kumva ukuntu bimeze bimeze neza ntabwo bisanzwe mujama se muraziranye mujama turaziranye ntabwo ndi kunywa amazi we ni inshuti yanjye nawe usanzwe umuziranye njya mubona karitsiye gutya muri usanzwe yiberamo muri zino karitsiye mba muri izi karitsiye ujya nkunda kukubonamo hano ni n'ubwa mbere ngiye nkubonye buri ariko nsanzwe mubona njye na yari musaza wa mukafana ariko abasaza benda bazi ntabwo ari musaza ngo baba bafitanye uwundi mubano wundi nk'uko nayibonye na kare njyewe najyaga mbona bakina utubyara nkagira ngo hagire ni buriya nuko byifashe bakina utubyara kumva uyu mugabo mugabo mugurike se mwana bajya bakina utubyara tubyara nkagira ngo tubyara se n'udukino udukino twakora hato nyine ndetse ko najyaga mbona muganira nk'abantu bavukana kabisa niyo mpamvu nta nubwo mba nabyitayeho cyane bagakina n'utubyara nyine ngo bakina utubyara n'umugore nyine wa grand frère cyane rwose ese kandi mubikuye he none ibyo nyine ari kuvuga nyine ngo mukina utubyara tubyara se tubyara ko dukina ababyara nawe mwana byara ntabwo njya mbamenya ariko hari igihe ushuka wanaririye wabyara ukajya kubyarana n'umugore wafanye hari igihe umubyara agahita kubyaza muri bumwe nawe harya
si harya ahubwo nibyo. aho uza bafata kuwajya kwiteza umugore wafande nakubonye kwicaye hora ibyo murimo ntabizi rero byiza kamwe iri hanze ntegerezwaho naje kureba ko ndumva amagambo muri kuvuga ntayazi uburyo ntabwo wabimenya n'ubundi iruka n'ubundi ngo abanyabyaha baziruka nta kibirukanyije ko nababonyera ntabwo ndakabati kabisa buriya ahubwo reka mbe ndisasira banze mbanywere sha arinda igihugu musenya urugo rwe ntabwo byakunda rero ko ahise asohoka bivuze ngo kiramuhama ahubwo ntewe wari ubizi nungwe se yumjama ukuvuga ngo yena nabwiye grand frère uko nabibonye arambwira ngo banze mbaneke menye neza uko bimeze ariko ubwo nawe ubizi se urumva kandi nge maze igihe byibonera iwarere igihe nuko nabibonye ahubwo nagaruka urareba ukuntu yifata nanajya n'agafoto ntaza kukamworera ahubwo ibyo nibyo byiza uriya we ahantu bazamufungira baramujyana agendesha umusatsi amangamanga n'inkoko ni icupa bazamutsindagiramo hano ko ntajya mumenyera mbona yigize umuhatari nyine ni ko ubushurashuzi buba bumeze ariko nta nubwo babagira reka utinyuka umugore wa fani pe ni hatari shida ni Mungu wangu. Oh no! Let's put your hand. Ni biteze ihabagabo ryawe se kurisize hanze na Wiki? ihabagabo Ndakwiyamye n'undi munsi ntukamenye. unyiyame biki Ndakwiyamye. aha singaho nibere kuri kuraryana Yes. kuko biri bugukore hora Ndakwiyamye. amakuru yageze yajya humura Wiki? amakuru yageze yajya gahumura wivunika Ndakwiyamye unatsokere hano. aha gusohoka ngaba ngise n'icyo twigendere na twigendere Amavide yanjye. aje zabaza simbona bigiye se njye nakinjira n'undi byanteshaga umwanya abundi se wamuntu ahubwo ntungutse ubwenge uriya mugore twari dutunganye buriya siko mise ngenda kandi kariya kari gasigaye hariya wasubiza ya no mu vide agenda nomboka ariko uzi ko ako kantu ariko ahubwo yeze mbavuga gitumo noneho ewana kabisa ewana hari bubwo ndakurabo ntaribi wenyine uze kumbwira ukuntu byagenze ntaribi nose bya bintu byose kumwe nakubwiye wabiza za mbona nazo zirimo wazibutse Zirimo. zengere ntaribi abundi mwana uriya nimba ari muramuha nimba ari iki numvaga bari kusteresa bambwira ibigambo bidafitutse Rekana nawe. ese ubundi aba mu rugo ko nzi ko ntajya ntumubona Ejo bundi yari yahamusize. abundi njye nagiraga ngo bahariya mu rugo nimba ataha base ntacyo Ntabwo haba nuko ejo bundi yari yahamusize. ntaribi ariko yahise asubira mu rugo n'ubundi iwabo Ariko nyine hari igihe asa rimwe na rimwe. niyo adahari ageze asa Niyo adahari? Ubwo keretse mama wabo yari yamusize. okay ibyo ntari nimba nta kibazo maze buriya agiye he kumbonye asohotse Simbizi nase ko ubonye mubajije agahita asohoka agenda n'ukagura. ahubwo se biriya bintu bafashe ko atakwishyuye Nabirenze uriya se. ibyanyu wasanga Ndamumenyereye. abarya kuryama Turaserera buri gihe. none se noneho twapanga ukaba ufunze hano tukigira mu rugo n'ubundi kuko Naribi n'ubundi nta n'abakiriya bari bahari. wowe funga akantu twaze kano kantu nta kuntu wafungure tugende ntabwo run nta
hari bimuzabona nuko wenda muzabonanira hano azabizana cyangwa bizana mu rugo ahubwo buri gihe nimugoroba yaza hari ingufuri ufunge ngiye kuba ngiye nyine urasanga imbere sawa. Yes. Halo? Yes, nako. Bimeze bite? Sawa. Amajwi nagwaye ntiwayiyumviye. Umva maze kuzumva zose nazumvishe na n'ifoto wanyereje nayibonye. Undi mu nzira ndimo ndaza. Njye ndi ku muryango wawe ku gipangu binjiriye mbareba niho mpagaze ibintu urebe kutabafata. Ariko siyongera nari niko shaka. Ye nibereye ku muryango binjiye mbareba. Wananyarukuze twivugana imbwa kabisa. Ntareba inyaruka. Umujinya udashirira kuri fone kandi aho uri bushirire mpazi. Sawa. Shaka ukuntu yarakaje arivugana imbwa ndagaza. Barimo ndabizi ababonye barimo Kimwe arambona barimo ngende tugere ku muryango rero kutababona nayembwa shaye mbogere wana kandi ncungire hano wowe akancika kafatira ndahita ngafata ntazo mbajya yancika bro ndacungira aho ngaho ucungira aho ngaho kabisa kumbona ukikanga ntacyo imbwa wari kumwe niyo ngegera wowe ubundi